kuba byasohotse bishobora kuba ari igikomere cyatewe n'urukundo yego no guhemuka icya kabiri izi video ntago zasohowe nuko Pastor Mutesi ashaka kwihorera ahubwo izi video zishobora kuba zasohotse kubwo igikomere cy'urukundo Pastor Etienne afite ntiwambwira ngo Bosco Impaya yagiye kumviriza ibiganiro bya Madame Asiya ntabwo bishoboka kuko ntiwambwira ngo Bosco Impaya ngo yagiye ngahantu Madame Asiya na Pastor Etienne bagombaga guhurira bozanye ibirenge ngo arangije arakamera ntago byumvikana hari ibintu bibiri rero kuri iriya video mwagiye mubona Madame Asiya ari koza ibirenge runaka yego reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nk'ibisanzwe n'Urukundo Empire niyo Patrick Nganzo Iganze TV ndetse na Blessed TV mwe tugiye kubana muri ibi biganiro rero by'uyu munsi ndabashimiye mwebwe mwahisemo gukanda ku iki kiganiro kugira ngo tubane neza kandi turabizeza ko turi bubane neza muri iki kiganiro tugiye kubaha amakuru mutigeze mwumva ndetse tugiye no kubagezaho ibintu byari byarahishwe abanyabwenge byose turaje kabisa reka nakira umutumirwa rero imbere ya kamera yacu nkuko muri kumubona Patrick umeze neza fresh man ntaribi meze neza hari ikigabo kimwe kera barokore barasabanaga ari kabubu bari guharabikana ariko se ibindi bita iminsi y'imperuka buriya ngo kera ubundi abarokore bagiranaga amabanga ariko bimaze kugaragara ko abarokora ahubwo basigaye banaganirira nahihishe barangiza umwe yababaza undi akabishyira hanze bya biganiro ubundi kuki mutambwiye ko hasigaye habaho rikodi mu biganiro abantu bagirana n'abandi kuki mutambwiye ngo kuki mutangiriye inama ngo njye mvuga nziga baje none se bari amajwi ushatse nako reka tureke kuyajya yewe ndimo ndibaza turaje tuyavugaho mu ndibaza ariko kandi turabasuje mu izina rya Yesu abadukurikiye kuri niyo Patrick Nganzo Rukundo Empire Iganze TV turi kumwe na Blessed TV nubwo kamera itariho ariko urumva COA yarahari rero turabasuje mwese ariko by'umwihariko umuntu utarakora subscribe on these channels please do it and kugira ngo inkuru tugiye kuvugira hano za kasamutwe hashye koko nagiye umuntu wenga ku kitigana adakanda subscribe ariko turi kumwe n'abanyamakuru batandukanye Blessed TV COA yo baharya bamwita Freddy tukaba turi kumwe na Rukundo Empire ubwo ni Rukundo turi kumwe n'uhostinze ikiganiro ninde nitwa Prince ngewe Prince harya ubarizwa kuri Iganze TV ubwo urumva rero ubwo ngiye kuba hatwe ibibazo n'abagabo bagera muri 7 ubwo ningira ibyo nisoba rwose ribu nyakubaha muvugizi aba bagabo nubona hari akantu nakozemo kagize icyaha ntundenganye barabampasa ibibazo ubanje kwiyanzuza mbese kugira ngo ikiganiro gitangire neza tugiye kuvuga nongere nibutsa abantu ejo bundi rwose ari umugabo wagiye kundega njya kuri ribu nditaba ribu irambwira ati ibi nibi bigize icyaha ubwo bivuze ngo uje uvuye muri ribu yego ngenje niviriye muri ribu yego urumva rero hari ibiboro bambwiye bimwe bigize icyaha ariko ibintu tugiye kuvuga rwose muyobozi wa ribu niba bigize icyaha nabanje gusaba ba nyir'ubwite yego k'iki kiganiro tugikora nimwumva mvuze ku izina ry'umuntu nabanje kubimwisabira ndamazane se izi nkuru mwashyize hanze karimwe mwazizaniye nimba vuga nta kibazo mbikoraho ikiganiro arambwira ati nta kibazo rwose ko mbese nyiri gukorwaho ibiganiro yakwihereye uburenganzira ko nta kibazo gihari yanyihereye uburenganzira ubwo rero mumbaze ibyo mushaka byose iyo baguhaye uburenganzira nanjye ndaje mutonore oya ariko ntubaze ibintu bigize icyaha ubaze ibiri ku mihanda anzika reka twanzike da hanyuma Patrick usibye no kuva muri ribu mu minsi yashize nigeze kumva ukora ikiganiro uvuga ko abarokore bakwibasiye yego
kera barokore barasabanaga. ubundi tubwire ubwino bwo kugira ngo abarokore bakwibasire. Sinzi umuntu wigeze gushyira mu majwi uvuga ko nawe ari muri abo bantu mbese bakurwanya. Oya, kubera ko urumva nagiye muri ribu natashye ibintu byose nabirangije. Watashye byarangiye. Noneho reka ibiganiro wenda byaturanze mu minsi yashize. Yego. Duse n'ababyirengagiza. Ariko wenda reka kugira ngo utababara kubera ko ntagusubije, reka nkubwire ko icyanteye kuvuga uko wabyumvishe ko kose. Yego. Ibikomere nakubitaniye nabyo mu idini, ari nabyo biri gutuma aba bantu babarokore noneho bibikomerezwa. Yego. Urimo uranyumva? Ndakumva. Aba barokore bibikomerezwa dufata nk'inyangamugayo n'inyangamugayo kazi. Yego. Ari nabyo byahindukiye. Ubundi ngiye naraje ndavuga nti nyamara mu idini rwose bayobozi ni mu bireba neza. Yego. Murasanga mu idini harimo ibikomere byinshi. Harimo abagambanyi mu idini, nta dini ndi buvuga izina hano. Yego. Mu idini harimo abantu bagambanira abandi nk'ibiri kuba kuri Madame Asiya. Yego. Urimo urabyumva? Yego. Mbo mu idini harimo abantu baharabikana. Yego. Ugasanga bavuganye n'umuntu ikintu ejo ukacyumva hanze. Ugasanga bagiye kubonana n'umuntu ari byo nabyo twabonye. Ukajya ukabona umuntu arimo koza umugabo ibirenge kandi twari tuzi ko uwo muntu yibana. Ataranasezeranye. Ubona ari umumama rwose w'icyubahiro, uhita wibaza ibi bintu byo kujya koza undi mugabo ibirenge kandi tuzi ko umugabo yari afite yitahiye yitabye Imana. Yego. Bije gute? Birashoboka ko ashobora kuba ari no kumukorera ka massage. Icyo nkubwira, yego, narabwiye ngo aba bantu twita batari mu idini, abantu batajya bajya gusenga, buriya kumubona yahemukiye mugenzi we biragoye pe. Ariko ushobora kwibaza, ni nkanjye hano mbese nanga huru. Ushobora kwibaza ni gute Mama Asiya, yego, umubyeyi twubaha twese, yisanze mu mutego wo koza umugabo ibirenge. Ushobora kuba nihuse, ariko nari ndi gusobanura ku bijyanye n'ibikomere biri mu banyamadini. Ni gute yisanze mu mutego wo koza umugabo ibirenge utaruwe? Narebaga na Cyakabanda. Urimo urabyumva? Yego. Shaka koze Pastor Etienne aratwika, ubundi uriya niwe mujama mu buzima. Yego. Wantunguye. Noneho ngiye kubona ushobora kwibaza, Pastor Etienne buriya uriya mupapa, njyewe nahise nanzi ku bundi bintu byose nahise mbigeraho ntiriwe tujya gutinda ngo uce hirya no hino. Yego. Pastor Etienne niba ko biri kuvugwa ko ari we washyize aya mashusho hanze. Yego. Kandi koko ushobora gukurura ugasanga aya mashusho yafashwe Madame Asiya ari koza Pastor Etienne ibirenge. Yego. Nkuko byavuzwe. Biri ku macanoza agiye atandukanye, hatagira umuntu untera amabuye. Ahantu bitari, ahantu hose byahageze. Niwacu byahageze, na Rubasha yabimenye wanjye ngo niwacu byarahageze. Urimo nabyumva? Ndimo ndibaza uku kwisangwa Madame Asiya, Mama Pasteur ari koza ibirenge. Yego. Ya Pastor Etienne. Ongeraho ngo umugabo atari n'uwisezerano. Umugabo batarasezerana, ariko biravugwa ko, yego, ikintu cyatumye izi nkuru zose zijya hanze ari ikibazo cy'amafaranga Pastor Etienne ngashobora kuba yarahaye Asiya, Madame Asiya, Mama Pasteur. Ariko Mama Asiya akaba yari yaramusezeranyije urukundo nuko ngo bazabana. Ntiyarumuha. Hoya yari yararumwemere, ntago yarumwimye. Ahubwo ikintu cyaje kubamo abantu mutari muzi. Yego. Mama Asiya yakinishije umutima wa Etienne. Noneho Etienne nawe birashoboka yuko yamaze kubona ko Mama Asiya yamukinnye umutwe. Yego. Hama mu rwego rwo kwihorera. Yego. Kurantegera? Ndakumva. Mu rwego rwo kwihora akabona ko Mama Asiya kumbe yamukinishaga ashobora kuba yaranamuriye udufaranga nkuko byagiye bivugwa. Yego. Pastor Etienne nawe akaba yihoreye asohora amashusho nkaya n'amajwi yose jya kuri Bosco Empire, ibiganiro byose. Ubwo bivuze ngo yaba yarari kwihorera mu buryo bwo kugira ngo
agaruza udufaranga twese mu kwihorera yenda asohora amavideo. None se gushyira amabanga amabanga ufitanye n'umuntu hanze nibyo bigarura amafaranga. None se arana amabanga buriyo. Sha ariko reka nkubaze. Nk'ubu ngubu ni urugero nkawe. Karana agasawo na massage buriya. None se madame asi afite iduka afite intuza business ya massage. Birashoboka nyine none se mama pasteur umurokore yenda njya nshaka ndagira ngo baturangire karaka massage aho bagakorera. Bakorewe kwa Pastor Etienne. Sibyo. Bakorewe. Nukuvuga ngo nase bura tuvuga urugero. Yenda urabona karaka massage. Wambwiye ko ngo nakabanda yagaragaraga. Yego. We ntuyibona se? Iragaragara mwikabutura. Nanjye nabonye icyonnyo hariya mwikabutura. Icyonnyo ntago ari icyonnyo waruntu uvuga ikinyarwanda neza. Mvuze ngo icyonnyo hariya. Ni icyonnyi nguko. Ya. Nakibonye mwikabutura naho wase iki kintu wabona. We reka nkubwire ukuntu inkuru bundi meze. Yego. No kuvuga ngo ubundi Pastor Etienne yagombaga kuza mu Rwanda mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Yego. Noneho tukaba twari dufitanye gahunda yuko Pastor Etienne azampinka. Ari we hazayiho. Yego. Kuko yari yarayinyemereye inka yayemereye kuri radio bita Umucyo. Yego. Pastor Etienne. Arangije ambwira ko iyo nka azayimpa ku isabukuru ye dore ari mu minsi y'isabukuru ye. Ariko iyo minsi ikaba yari kuzahurana n'ubukwe bwa Pastor Mutesi. Yego. Aka kanya rero aka kanya ukuntu ibintu bimeze. No kuvuga ngo nagombaga kuzahabwa nko Pastor Etienne yari manager wanjye. Ni umuntu wamfashaga mu bijyanye na muzika yanjye pe ni umuntu nagiriyeho umugisha batangiye kundoga hari ko ntangiye kumva ibintu bizamuka muri njye mu maguru se urumva banza babimenye ko ndi gukora ikiganiro babaga. Yego. Noneho birangiye rero kaba nari mfite amakuru yuko ico gihe aribwo nzahabwa inka. None ubukwe bwarangiye inka ntayibonye. Niba byaraje kugenda gute? Niba ari Pastor Mutesi wavuze ati buretse kuza mbanze ngira utuntu nikorera. Banze nishyira utuntu hanze. Wari manager wawe yari yakwemereye inka. Yego. Akwemera yuko naza azahita yima kumugaragara. Yego. Ndamutegereza ndamubura. Uramubura. Utegereza kaza no mu bukwe bwa Pastor Mutesi? Ndamubura. Uramubura. Ubu yibereye muri Amerika. No kuvuga ngo rero inkuru zibijyanye n'urukundo rwa Pastor Etienne ari we bita Steven. Yego. Buri abantu bavuga Pastor Steven ntibame yitwa Pastor Etienne hakiyongeraho n'irindi zina rya Steven. Yego. Nuvuga ngo umunsi. Yego. Birabigana nkuko mwabyumvishe n'amajwi yose ng'ibyirembo n'ibiki n'ibiki. Ubundi Pastor Etienne aza mu Rwanda. Yego. Nje ninjye muntu wagiye kumwakira ku kibuga cy'indege. Kanombe. N'amafoto ndaza kuyashiraho. Yego. Kuri thumbnail. Urayafite? Ndayafite. Turi kumwe na Madame Asi. Nabo bari kumwe? Turi yego. Muri batatu. Na Pastor Mutesi yari ahari nawe twari turi kumwe. Nayo mafoto nawe yarimo. Nawe yarimo. Ndaza kubibereka. Barindire gato. Ubundi mwebwe mamuvuga n'ibintu mutazi ngewe ibintu byose. Urabifite? Ndabizi Niyo mpamvu rero nanjye navuze nti reka ngo utumire ube waza mbese hano. Nukuvuga ngo Pastor Etienne aza. Yajaje nyine abana urumva yari yarajyanye abana muri Amerika. Arangije biba ngombwa ko abana nyine akenera kuza kwereka abana umuryango. Ariko urumva yari ari muri gahunda z'urukundo na mama Asiya. Ariko Pastor Mutesi akaba ari we wari warahuje mama Asiya na Pastor Etienne. Noneho birangiye mu rwego rwo kugira ngo Pastor Etienne azana abana nyine bamenyane n'aba mama Asi. Yego. Aza nyine nk'umuntu uje kubaza. Urumva nukuvuga ngo ubundi wacu twe turabashe na Pastor Etienne. Yego. Nukuvuga ngo mbere yuko imishinga yuko itangira habanza kubaza. Ndikubyumva. Yego. None haraza biba ngombwa yuko Pastor Etienne bamwerekana no mu muryango. Yego. Buriya mama wa Madame Asiya azi Pastor Etienne kuko Etienne baramwerekanye mu muryango. Ahubwo icyari gisigaye kwari gutangira umushinga. Ngiye none mbabwira ibintu ukuntu bimeze. Yego. Nukuvuga ngo birangije barakundana nyine umva deja bari bameze nkaho bakundana. Noneho rero Pastor Etienne yari yarazanye amateleviziyo mu rugo. Yarazanye n'igitelefone kinini. Yego. Telefone bita iPhone
15 niho yari nizo zari zigezweho 15 yego 15 urimo urabyumva ndakumva icyo gihe iyo telefone yahisigiye mama Asiya ayimuzaniye yego icyo gihe ni nabwo nanjye yanzaniye telefone ya iPhone yitwa 11 Pro iPhone yego arangije amusigira televiziyo yari yaraguze muri Amerika niba ngari amadolari 1500 yego ihagaze miliyoni hafi ebyiri iyo televiziyo kinini cyane yego ayisigira madama Asiya na yari yimusigira yego noneho hakaba hari ikintu cyitwa noneho nyuma nani bamaze nyine nani Pastor Etienne bamaze kumwerekana mu muryango ari nabwo yamuhaye ibyo bintu byose amusigira n'amafaranga numva ko nayo ari menshi yego ariko ntuzi umubare wayo ntabwo nzi umubare yego noneho nyuma rero nibwo twahuriye na ba madama Asiya ku kibuga cy'indege twese bamusigira televiziyo na telefone byose hamwe oya twari tugeze i Kanombe duherekeje Pastor Etienne yego nibwo none nagiye kubona mbona madama Asiya ku kibuga cy'indege abantu muri kwivugisha ngo ni ibiki ngo nukubeshya ndaje mbereka amafoto madama Asiya yiherekereje Pastor Etienne ku kibuga cy'indege yongeye asubiyeyo na Pastor Mutesi yego nanjye nari impari izo foto ndimo n'abasaza ba madama Asiya na murumuna we urimo urabyumva n'ubu ngo Etienne n'ubundi bari bamwerekanye mu muryango byarangiye karumukwe ko yabaye umukwe yego biza gupfa gute rero none rero ukuntu byagenze nje ahantu namenyeye yuko Pastor Etienne ari mu rukundo na madama Asiya yego nje yana uzabaze niba mujya muvugana na Pastor Mutesi muzamuhamagare mu mubaze yego none Pastor Etienne aranyihera nabwo ati ngwino nkubwire yego ariko twari twarabiganiro yarambwiye ukuntu ibije na relationship yarakubwiye details ariko bitaraba confirme nyine yego arambwira ati madama Asiya yanyemereye urukundo ari Pastor Etienne atubu turi mu rukundo nge na madama Asiya yego ambwira ukuntu rwose bagize baranagize bemeranye oya pani byo kugira ibyo bintu utekereje wapi ambwira ukuntu bemeranyijwe urukundo ambwira ukuntu yerekanwe no mu muryango nk'umuntu bagiye kubana yego urimo urabyumva ndakumva wamfura we ndangije ikintu nahise nkora nk'umuntu wakundaga madamu Asiya kandi nanjye Pastor Etienne ari papa wanje ari na manager wanje ari umuntu ushigikira nahise mpereza Imana icyuba nahise mfukama aho ngaho i Kanombe abantu bose barumirwa Pastor Mutesi ahita arambaza ati Patrick bigenze bite kupfukamye mu muhanda kupfukamye nanjye ndashaka iyi nkuru muyimbwire bigenze bite yego turamumwamwanya ariko urumva n'ubundi bari babiziranyeho ambwa ati wapi nyine mitamubesha yuko Etienne nyine arakananyemera azankorera azaguha nuko Pastor Mutesi aravuga ati ariko murambeshe ariko akubwira yego urumva yari yabimenye ariko n'ubundi yarasanzwe abizi kuko niwe wabahuje yego nuko birangiye rero bakomeza gukominikana noneho nyuma aho Pastor Etienne agereye muri Amerika yego amakuru mfite nuko ngo ya madama Asiya yaje kumubwira ngo hari business ashaka gukora y'ibintu ngo bijya ibyo mu Bushinwa n'ibiki yego Pastor Etienne amwoherereza amafaranga yego menshi ntazi umubare noneho arongera aramubwira ati ndashaka gukora umushinga w'ingurube Asiya ashaka gukora umushinga w'ingurube yego birangiye Pastor Etienne nabwo amwohereza amafaranga yego ayo ni amakuru niganire na Pastor Etienne akomeza nyine gushaka yuko we yashakaga kubukwe bugira vuba yego none aramubwira ati anamwegukanirega amujyane hanze yego none arangije Pastor Etienne astajya muri processes zo gukora divorce yego na Dodo ubwo Dodo ni umugore wahoze ari wa Pastor Etienne urumva umubabaro n'agahinda bya Pastor Etienne mwanze muhuguke sha tubwire nta kibazo turakumva birangiye rero yego none Pastor Etienne arambwira ati wowe reka tugire ubukwe vuba yego none umite ndwana n'ukuntu nagushakira ibyangombwa
mbishakire n'abana mpite ngutwara muri Amerika. Yego. Madame Asiya akomeza kumukina. Uko ngo Etienne yashakaga gutwara Madamu Asiya muri Amerika kugira ngo ajyane n'abana ashaka ibyangombwa. Urumva Pastor Etienne muri Amerika baho yibana n'abana be babiri. Umugabo ukunda abana be cyane. Umugabo wagiye ubabazwa n'abagore ewana. Ubwo rero yaravuze ati Mama Asiya ni umubyeyi mwiza wicisha bugufi indangagaciro zo kuba ari umubyeyi mwiza pe. Kandi koko nawe ubirebesheje amaso utazi Madame Asiya yego ntago wavuga ko Madame Asiya ari umuntu mubi. Oya. Niyo umwumva avuga uba wumva ari umwana mwiza pe. Ikibajo ariko cyiza. Ni n'umwana mwiza cyane. Rimwe Pastor Etienne aza kugira akabazo. Yego. Ikikubwira ko abantu bakundanaga ahubwo ikintu baje gupfa aricyo nibaza. Ega ntawe ikintu abantu bapfa urakizi. Aza kugira ikibazo. Yego. Agwa muri douche. Anyereye. Yego anyerera muri douche. Noneho Madame Asiya arahangayika. Oya Pastor Etienne yandikira nani? Yandikira Madame Asiya. Aramubwira ati rero Imana ikinza akaboko nari mfuye nanyereye muri douche. Ariko abwira Asiya. Yego. Noneho Pastor Etienne cyo gihe ahita akuraho telefone. Akuye telefone Madame Asiya aranyihamagarira. Yego. Arambwira ati Patrick, Daddy yagize ikibazo duheruka kuvugana, yamwitaga Daddy. Yego. Duheruka kuvugana. Urimo urabyumva? Ndakumva. Papa yagize ikibazo. None ndi kumuhamagara nkamubura. Nanjye ndahamagara ndamubura. Yego. Mpamagara n'abana ndababura. Yego. Kera kabaye Madame Asiya aza kumbwira yuko yaje kuvugana nyine ko yari yasinziriye. Yego. None rero tugarutse inyuma. Tugarutse inyuma ku bintu byasohotse na bira bintu ari koza Pastor Etienne intuza. Pastor Etienne ari nyine bari kozanya ibirenge. Yego. Ushobora kwibaza nk'abarokore. Yego. Ni ikihe gikomere cyateye Pastor Etienne kugira ngo asohore video, kugira ngo ahamagare Madame Asiya sinzi aho bahuriye. Yego. Bikagera ku rwego bisanga hariho kamera. Ikibazo nibaza ntago bombi bari bazi ko iyo nzu bari barimo irimo kamera. Ahubwo yenda ikibazo ngiye nshobora kwibaza kubera niba wabonye amafoto cyangwa se amwe mu mavideo yagiye acicikana. Hari umuntu nigeze kumva Pastor Claude. Pastor Claude nigeze kumva avuga ngo Imana ngo niba ngo izi cyangwa se ngo niba ngo ari kubwira ko abantu bose ari kubwira ko adafite bari kuvuga ngo ntafite izo video. Ngo niba adafite izo video ngo none hanga Imana ngahitapfa. Izo video rega zirahari. Rero ikibazo nshobora kwibaza yenda kuri side yenda ya Asiya. Ushobora kuba urabona iyo umuntu bari kumwoza nk'ibirenge ari ibirenge biri nko mwibasi. Hari ukuntu yenda umugabo ashobora kuba ari nko gufata akantu gutya atazi ko yenda ako ka video kari gufatwa bari mwibasi undi nawe ariko cyane ko wenda yanamwizeraga. Akagira ngo yenda ari muri chat undi nawe ari kwifotorera video bari kumwoza ibirenge. Yenda bari ari naho yenda twavuga ngo ntago bazifashe babishaka. Tuvuge se ko zikaba zara video ari Pastor Etienne wazifashe. Birashoboka. Madame Asiya ni uzukuri. Birashoboka. Kubijyanye na zira video, nira video twabonye Madame Asiya ari koza runaka ibirenge. Pastor Etienne. Madame Asiya ni uzukuri. We oya bose bazukuri. Bombi bazukuri. Bose bazukuri. Yego. Ahubwo ikibazo none dusigara twibaza twe nk'abantu. Yego. Niki cyabaye kugira ngo iyi video isohoke. Yenda ahantu naza kuvuga ngo niki cyabaye urabona ko Pastor Mutesi na Asiya ntago bimeranye neza. Ntago bameranye neza. Birashoboka ko yenda mu buryo bumwe yenda ushobora gusanga hari icyo bapfuye. Cyangwa se yenda akaba yavuze ati Pastor Mutesi akaba yaravuze ngo kuba naramutumiye yenda mu bukwe bwanjye naze manager wawe reka nongereho ako kantu ka manager burya tujye twubaha abantu baba manager. Reka
yenda agahita avuga ati niba waranze kuza mu bukwe bwanjye nanjye amabanga yanyu yose ndayashyira hanze. Yenda akaba urabizi abantu b'abagore iyo abagore mbese ni nk'abana. Ujya ubona abagore iyo bari kuganira ku mugabo, yenda tuvuge abagore bahuye bari kuganira ku bagabo babo, baba bameze nk'abana. Reka nkubwire rero ibintu bibiri bikubiye muri ibi bintu. Yego. Icyambere izi video n'aya marikodi yose mwumvisha. Yego. Kuba byasohotse bishobora kuba ari igikomere cyatewe n'urukundo. Yego. No guhemuka. No guhemuka. Icya kabiri izi video ntago zasohowe nuko Pastor Mutesi ashaka kwihorera, ahubwo izi video zishobora kuba zasohotse kubwo igikomere cy'urukundo Pastor Etienne afite. Urugero nko kuba avuga ko yahaye amafaranga menshi. Yego. Madame Asiya yarangiza bakemeranywa ku bana, barangiza Madame Asiya ntabyemere kandi yaramuririye amafaranga. Yego. Icyo gishobora kuba impamvu ishobora gutuma Pastor Etienne asohora ibiganiro byose bagiranye mu rwego rwo kwihorera. Ibyo birashoboka. Icyo uracyemera? Birashoboka. Uko kwihorera rero nanone gushobora, reka nkubwire ikintu gishobora gutuma umuntu yihorera. Yego. Icyo bita depression, agahinda gakabije. Yego. Kuba waratakajeho umuntu igihe, kuba waramuhaye ku mafaranga yawe, ongeraho ngo menshi. Ibyo bya menshi ntabyo nzi, cyakoze bavuga ko ari menshi, ariko ni na menshi by the way. Niba umuntu akuguriye telefone ya $2,000,000, umuntu akaguhereza televiziyo ihagaze $2,000,000, yego, umuntu akakohereza amafaranga bitewe hari imishinga ngo numvishe ngo byo mu Bushinwa n'ibiki, umuntu akagwa ayo mafaranga, umuntu akagwa amafaranga yo gukora umushinga w'ingurube, umuntu akarihira abana amashuri, hari n'amafaranga yohererejwe ngo mama wa Madame Asiya. Yego. Uri kubyumva? Ayo yose ni amafaranga nk'uko Pastor Etienne abivuga. Uri kubyumva? Rero Pastor Etienne ashobora kuba yasohoye ibi bintu niba ari we. Kugeza muri aka kanya ntago turamenya uwabisohoye ari inde. Ntago biramenyekana. Ariko 90%. Uretse ko kuri twese tuba tukwirengagiza tukuzi. Iki kiganiro kiri kuri kwa Bosco Empire. Ni ikiganiro kiri hagati y'abantu babiri bonyine. Yego. Pastor Etienne na Madame Asiya. Yego. None iki kiganiro cyagiye kugera kuri Bosco Empire gute? Cyamugezeho ute? Ikintu ushobora kwibaza ni Pastor Etienne wacyohereje Bosco Empire cyangwa se ni Mama Asiya wasohoye ibi bintu? Yego. Twagaruka inyuma tugasanga nta mpamvu niyi nimwe yatera Madame Asiya gusohora ibi bintu. Yego. Kubera ko Madame Asiya akeneye ko ibintu byose akora nkuko yabivuze yuko ngo hari ingenza ziba zimugendaho, ko nta hantu akwiye kujya, ko niyo akeneye umuntu n'ibindi umuntu aba agomba kumusanga mu rugo. Icyo uracyumva? Ndakumva. None nkibaza Madame Asiya niba akeneye umutekano we, urumva ko izi video ntago ari wabishyira hanze cyangwa se aya majwi twagiye twumva, ahubwo ntago zirayazishyira hanze, yenda birashoboka ko ari Etienne waba wazizaza, ahubwo kubera ko Etienne ari ufite ibikomere by'urukundo. Yego. Akaba ari nawe bigaragara ko ari nawe washoye imbaraga nyinshi n'amafaranga. Yego. Mu bijyanye na relationship ye na ntuzi na Madame Asiya. Yego. 90% ubwo Etienne niwe wazisohoye. Yego. Kuko ntiwambwira ngo Bosco Empire yagiye kumviriza ibiganiro bya Madame Asiya. Ntago bishoboka. Kuko ntiwambwira ngo Bosco Empire ngo yagiye nga ahantu Madame Asiya na Pastor Etienne bagombaga guhurira bozanye ibirenge ngo arangije arakamera. Ntago byumvikana. Hari ibintu bibiri rero kuri iriya video mwagiye mubona Madame Asiya ari koza ibirenge runaka. Yego. Hari ukuba yaragambaniwe. Asiya bamugambanira. Yego. Kugira ngo bagere ku kiriro. Rero hari ibintu ngenge kugira inama. Umuntu naguspendinga amafaranga. Akaguspendinga amafaranga afite icyo agushakaho. Yego. Nutagikora
90% uzaba uri mu mazi abira. Icya kabiri nubona umuntu ari kuguspendingaho amafaranga, yego, ujye urya urimenge. iyo ni inama y'umunsi. Nubona umuntu ari kugutangaho ubushobozi bwe n'umutungo we aguspendingaho for everything, icyo ukeneye cyose umuntu agikora, ukibona icyo usabye cyose umuntu akiguha, ukakibonera no ku gihe, ujye ugira amakenga. Ibyo uvugana n'uwo muntu ujye ugira amakenga, yego, aho uhurira n'uwo muntu ujye ugira amakenga, yego, kuko uyu muntu ushobora kuzakora ikosa gatonya agahita agushyira hanze kubera depresiyo. okay. Ibyo ni ibya Pastor Etienne na mama Asiya. Hanyuma rero noneho ndagira ngo tugaruke inyuma gatoya, tumenye ngo ese Asiya na Pastor Mutesi bari gupfa iki noneho ko bagarukanyemo? Yaba ari ukubera Pastor Mutesi Etienne atigeze aza mu bukwe bwe? Urwo nurucabana ku kabazo n'umwana wiga muri materineri yagasubiza. Icya mbere niba bavuga ko Pastor Mutesi ari komisiyoneri w'abagore n'abadiaspora, niba biri kuvugwa ko yego Pastor Mutesi ari komisiyoneri cyangwa se ari umuhuza wabifuza gushakana, baba ari abadiaspora baba ari abaki, ndahita nguha urugero rwa hafi rero. Yego, niba Pastor Mutesi ari we wahuje Madame Asiya na Pastor Etienne, yego, Pastor Mutesi wenda hakaba urimo uranyumva, yego, Pastor Mutesi wenda hakaba hari yindi nyungu yarabitegerejemo mu kubana kwa Asiya na Etienne, urimo urantegera, yego, yarangiza Madame Asiya akangiza umuti ntabane na Pastor Etienne, yarangiza ahubwo akamurya amafaranga gusa. Iyo ni impamvu yumvikana yo kuba Pastor Mutesi agomba gushwana na Madame Asiya. Kuko n'urugero kari Pastor Mutesi waranze buriya Madame Asiya. Yego, ni ibintu byumvikana kuko Pastor Mutesi niwe wamenyanye na Pastor Etienne mbere yuko Pastor Etienne batangira kugirana relationship na Madame Asiya. Arabahuza. Urumva rero kugira ngo umuntu aguhuze n'undi habaho ibiganiro. Icya mbere ariko aya makuru sinyahagazeho, ni imagination, sinyahagazeho, nibyo twese twibaza. Yego, ni nk'urugero cyangwa se twese tukabyibaza. Ni urugero ngewe niba nkubwiye ngo mpuza na Ganza Iganze, yego, ngewe nimbana na Ganza Iganze ni urugero, nzaguha amafaranga ya nayo. Ganza Iganze yarangiza akangiza umuti. Urwo ruba ari urukundo? Ariko ubundi urukundo ruracyabaho mwana. Ibyo bintu wita urukundo ni ibiki? Ariko hagati y'umuntu n'undi haba harimo urukundo. No kuvuga ngo ngewe nimba nkunze umuntu nkagera ku rwego njya kunyuraho kugira ngo uyu muntu mugereho, ngewe mba mukunda. Yego. Ahubwo kiba gisigaye kugira ngo wagukunde. Yego, nukugira ngo ngewe wankunde. Ari nacyo cyabaye kuri Pastor Etienne agaspendinga amafaranga kuri Madame Asiya. Kubw'urukundo yari amufitiye. Ariko atarufite. Yarangiza Madame Asiya akamutenguha. Yari yanemeye gukoresha uko ashoboye kose akamutwara muri Amerika n'abana 5. Urimo urabyumva? Abana 5 yaremeye kubajyana avuga. Niyo mpamvu rero aho ngaho niho hari ipfundo ry'icyo Madame Asiya ari gupfa na Pastor Mutesi. Nonese buriya urumva Madame Asiya we yangije umuti, yaburijemo ibyagombaga guhabwa Pastor Mutesi, yarabyitwariye nyine. None se niba urumva Pastor Mutesi yaragenewe igihembo cyuko wenda yahuje Madame Asiya na Pastor Etienne, kugira ngo nuvuga ngo niba hari igihembo giteganyijwe cyuko Madame Asiya azabana na Pastor Etienne, bikarangira Madame Asiya bineyemo nyine ntibabana, cyangwa se wenda bivangavanze ntibabana. Urumva Pastor Mutesi ntacyo akibonye, kuko babantu yahuje ntago bakibanye. Urumva rero niba yari yitezemo nka miliyoni 6 n'urugero cyangwa ibihumbi 5 by'idolari, bikarangira byanze. Urumva iyo ni impamvu yumvikana yo kuba badashobora guhuza. Ese buriya tukiri aho ngaho urumva bidashoboka ko ari Pastor Mutesi waba wasohoye iriya video? Oya, ngiye ku ruhande rumwe ntago mbona ko ari Pastor Mutesi wayisohoye.
urumva afite agahinda kenshi n'akababaro ari ni guterwa ukuvuga ngo ikintu cyabayeho kari agahinda ubundi ziriya rekodi zasohotse kera ntabwo zisohotse uyu munsi cyangwa ejo zasohotse kera ahubwo zari zibitse ahantu ngewe ziriya rekodi nazumvishe mbere wari waranazumvise nari naranazumvishe yego ni ukuvuga ngo rero aka kanya ahubwo zishobora kuba zisohotse nyuma y'ubukwe bwa Mutesi kuko iyo zisohoka mbere y'ubukwe bwa Mutesi zishobora kuba wenda zari kugira icyo zihungabanya ku bukwe bwa Mutesi urimo urabyumva noneho rero zikaba zari zibitswe zitegereje yuko ubukwe bwa Mutesi busohora noneho hakabanza kurebwa niba uburyo reaction madamu Asiya azagira ku bijyanye n'ubukwe bwa Mutesi aka kanya wenda madamu Asiya yaza gutaha ubukwe bwa Mutesi akirengagiza ibibazo bafitanye abrasi ari kwinjira sarugwa ari kumuhagarika maze na Claude yarinjiye Pastor Claude uzi n'ibintu yavuze kuri Pastor Mutesi gasowe nabi ariko byatewe n'imyitwarire ye mibi ese mu bukwe none se ko mba yaratangiye kuzana ibya barusagara bapfuye mu bukwe se niyo makuru numvise urumva rero ntago yari kubura gusohorwa mu bukwe kuko icyambere no muri dote yagiyeyo niyo makuru mfite amakuru ama yuko muri dote yemerewe kujyayo muri dote yarinjiye none se niba muri dote umuntu yarinjiye ni gute muri resebusi y'umuntu atari kwinjira n'urucabana ahubwo ashobora kuba yaritwaye nabi noneho akagira ngo wenda agaciro yahawe muri dote akumva byararangiye akagenda akigira nk'umuntu wa danje agatangira kuvuga ibyo yiboneye abana rero b'abahungu ngo haba hariyo amabonsa muri burabu bagafata bagasohora bati wa mwana wewe rero hano wapi ugiye hanze tugira utuntu twikorera yego ngayo nguko rero urumva iyo ni impamvu ya mbere ishobora gutuma Mutesi ariko kandi ntekereza ko ngiye Mutesi nta kosa mubonaho uzi impamvu Mutesi ziriya rekodi yazivuze biriya biganiro byose mwabonye yabivuze kubera amakuru yahawe na Pastor Etienne urimo urabyumva ashobora ariko no kuba ari wahawe iriya video nyamara inde Pastor Mutesi akaba ari wenda umva nkubwira ikintu cyatumye ubundi bintu abantu batarimo kumva niki cyatumye Mutesi ajya kuvuga ariya magambo agahinda yari afite k'amafaranga yarabuze none se ibyo bintu iyo Pastor Etienne ataza kubibwira Mutesi Pastor Mutesi yari gusohora yari kuvuga biriya bintu ntago bibaho iriya rekodi Mutesi avuga ngo rwose ngo ndababaye na nimero ya Asiya nayisibye yego iriya ni rekodi yahaye Pastor Etienne yego urimo kunyumva yego ndi kukumva nukuvuga ngo ni ikiganiro yari ari kugirana na Pastor Etienne ntago rero iyo rekodi yanabaye cyara hashize nk'ukwezi hafi amezi abiri ibyo bintu bibayeho none bisohotse uyu munsi hanyuma rero ndagira ngo tubanze tubapureyingire utujwi mbese izo rekodi zavuzwe kera bana biganiro na Pastor Etienne kera ubyiyumvira cyangwa se ubizi izo rekodi rega nanjye nazumvisheho kera mani ese kuki utari waraduhawe bwino patiri nawe rero hari ibintu hisha bitari ngo nakubwiye ngo mbere yuko ngewe ngira ikintu mvuga ku bintu runaka manza gubisabira uburenganzira nyirabyo biri kuvugwaho urumva ntago nari gukora ikosa ryo kujya kuvuga kuri ibi bintu ntabanje kwaka uburenganzira Pastor Etienne njewe wanje uramuhamagara uramubwira ati ndaje nkwereke chat twagiranye yego namubwira ati pastor ibi bintu ko mbona byakomeje kuba ibibazo yego iki kiganiro iyi nkuru nyikoreho ikiganiro arambwira ati nta kibazo rero reka nkubwire abantu bazi ubwenge cyangwa se bazi gukoresha umutwe wabo cyane Imana yihereye ubumenyi bwo kugira ngo babe bashobora kugira ubwenge bwo gusesengura we niba ku giti cyawe wahamagaye Pastor Etienne ukamubwira ati pastor ibintu biri kuvugwa hanze bikoreho inkuru wakakubwira ngo nta kibazo bikoreho inkuru tuguhaye rugari yigo namubwiye nti noneho rero mpa amafoto cyage turi kumwe ku kibuga cy'indege arayaguha arayama ndi kumwe na Madame Asiya na Pastor Mutesi ayo mafoto ngiye sinari nyafite Pastor Etienne niwe wayampaye urumva ko yampaye uburenganzira ntago nari gukora ikosa byo kuza kuvuga ibi bintu kuvuga ku mubyeyi wanjye n'akarengane yagira wasohora amafaranga zingari kunezeza umuntu
yarangiza akagambanirwa agahemukira. nta rukundo sha uzi ukuntu bivuna. None se urumva we wajya gukora inkuru ku mubyeyi wawe ari na manager wawe? uzi ukuntu abakobwa tubakunda bakatubabaza. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu byabaye kera, yego, ahubwo icyatumye bisohoka yego, umubabaro, umubabaro, agahinda gakabije. Aka kanya rero niyo mpamvu nge ntari kurenganya Pastor Mutesi. Niba Pastor Mutesi yarahuje Madame Asiya na Pastor Etienne, yego, urimo urabyumva? yego, hanyuma Pastor Etienne agahindukira akabwira Pastor Mutesi yuko bya bintu bitameze neza, akamugaragariza amafaranga amaze guspendinga kuri wa mugore. yego, urumva wowe uri Pastor Mutesi wasubiza gute? ubwo rero bivuze ngo rero abantu bose bari kugomeza kwibaza ibintu byinshi cyane. Se video za Asiya na Etienne zagiye hanze, ntago ari Mutesi wazisohoye, ntago ari Mutesi imbere y'Imana. oya reka nakubwiye, ntago ari Mutesi. mbere yuko dukora ikiganiro nge nakubwiye ngo abantu bazi ubwenge barabizi cyane, cyangwa se banabyumvishe. Niba umuntu wamusabye uburenganzira ko usohora ikiganiro, yego, akaguha uburenganzira akanaguha n'amafoto, arangije akaguha n'amafoto, yego, bivuze ngo uwemeye ko yasohoye ni nkaho yaba yabyemeye ko video ari we wazisohoreye. ese urumva Etienne? oya, ntago ibyo ngibyo nabihamya, ntago nabihamya. Ariko kandi nanone uretse ko ibyo bintu wabyumvisha umwana w'igitambambuga udatekereza, oya none bivugiye gupfa kumvikanisha ko ibiganiro biri hagati y'abantu babiri byaje gusohorwa n'undi muntu, yego, utari hagati yanyu mwembi. nyine Pastor Mutesi we urumva ntahahuriye n'ibyo bintu. ahubwo yenda saga ihari, reka ngo purengera akantu gatoya, sibyo? Ako kantu ugiye kumpurengera ndakaze nanagutanze kukumva. Wananze kukumva, ariko hari abantu badukurikiye batigeze bakumva cyangwa se bategereje kubyumva. Gashyiremo twumve. Witugora uretse gatoya. wishaka kutugora rwose Patrick. Ubwo se urakabona? Oya kari hafi rwose, uwo murakara hari hano. Urashaka kuvuga ngo ibiki n'ibiki ko kabuzi? Oya karahari, ndi kugashaka, mbafite ibintu byinshi muri telefone. Hanyuma rero mugende gushaka amajwi, sibyo? Ndagira ngo noneho utubwire yenda, ariko tugare no ku musozo by the way. Reka tubanze tubapurengere kano kantu, noneho ubundi tujye tugana ku musozo. Hanyuma rero mbere yuko ndi gushaka aya majwi, mbabarira umbwire ikintu yenda cyaba kiri hagati ya Pastor Mutesi na Asiya, ku buryo Asiya Pastor Mutesi afata nimero yiwe akavuga ati namuborotse ndangije ndanayisiba. Ari noneho ari baba mama n'abandi ba mama ku ruhande bakagombye gufatiraho icyitegererezo. Tuzi yuko muri showbiz ariho hantu hagaragara ujya kumva umuntu ahamagaye undi, kaka video nagacakiye, kaka video nagacakiye. None no mu barokore batangiye kuvuga ati kaka video kari, kaka video kari. Jewe rwose rukureka nkubwire ibintu mu minsi yashize narabivuze, abantu barampakanye. Naravuze ati mu barokore harimo uruntu, mwidini ni wasigaye mw'amanyanga murahakana. Dore ibi bintu byose biri kuzunguruka biri hagati y'abapasteri gusa. Pastor Mutesi, Pastor Etienne, mama pasteri. Binavuga ko Pastor Claude yagiye mu bukwe ngo amabonsa aramuterura. Reka mbere yuko ugera kuri Pastor Claude, yego, reka manze ngusubize ku kantu warumbajije. Yego, impamvu Pastor Mutesi, urimo kubyumva? Ndakumva. Impamvu Pastor Mutesi atameranye neza na mama pasteri, yego, Asiya Uwanyana, yego, nuko Uwanyana yahemukiye Pastor Etienne, kandi bakaba barahujwe na Pastor Mutesi. Urumva Pastor Mutesi niwe pfundo ry'urukundo rwa Asiya na Pastor Etienne. Noneho rero niba mama Asiya azambije rwa rukundo, urumva ko Pastor Mutesi ntari bukomeze gukunda Asiya, arahita bivamo kuko urumva ishimwe Pastor Mutesi yaragenewe, yego, kubw'urukundo rwa Madame Asiya na Pastor Etienne ntago rikibonetse. Urumva rero niyo mpamvu ituma Pastor Mutesi aza kuvuga yuko asibye nimero anamuborotse. Ese we ntubyumva? Ariko ashobora kuba yizi mu mutwe.
indi uyizi mu mutwe Pastor Mutesi azi yande ya Asiya nese reka nkubaze aka kanya ufata Pastor Mutesi umushyire hano yego ufate na Pastor Etienne na Madame Asiya ubashyire hariya yego Pastor Mutesi umubwira ati urahitamwa monde muri aba bantu kari babiri wowe uri Pastor Mutesi wahita monde tamwe mu diaspora n'uzajya gutamwe uducerisha none se umugo wafata ako nawe ntukagereranya ibintu rero ntugafata ibintu by'umumaro ngo urafata mu diaspora wowe urumva rero Pastor Mutesi twe turi no kumurenganya mani ese bundi Pastor Mutesi cyo nyine yenda ikintu yenda kuri side navuga ngo Pastor Mutesi akayishi ibintu biri gutuma babasha kumutuka amajwi yasohotse ari kuvuga ngo igicucu ngibiki ingegera n'ibigegera urumva nyine abantu benshi nyine bazi yuko ari umuntu wiyubashye bahise bavuga ati n'umubare ukore bya bintu byagezemo ariko ibintu biri mu idini wowe urabizi ibintu biri mu barokora abigira abiyita barokora urabizi wowe niyo mpamvu nahisemo kujya nsengera mu rugo hoya kujya gusengerega ntago ari ikibazo ahubwo abo musengana nicyo kibazo bageze ku musaraba aba bapasteri barakijijwe nicyo kibazo aba ba mama pasteri bitangiye kuvuga ko bari kujya barya amafaranga y'abagabo mwibanga ngo rikomeye kandi ari abizerwa mu idini yego mwa bantu narabivuze mu ntera amabuye hanyuma se tuvuge twiganira no ku musozo w'ikiganiro cyacu twavuze ibintu byinshi cyane turarondogora reka mvuge ngo aho twabangamye batwihanganire n'ibyo twavuze bigize icyaha rwose bayobozi bagenzacyaha harya ni abagenzacyaha ribu harya ishinzwe iki kugenza ibyaha ibi bintu twabisabiye uburenganzira iyo ukoze inkuru wabisabiye nyirabyo uburenganzira ahubwo chat uzifotore uzishyire hafi kugira ngo bataza kuvuga ngo rega ngewe mu minsi yashize nagiye kuri ribu nzi ibigize icyaha n'ibitagize icyaha ubu ugiye kujya ukora inkuru wamenye nabanje kwivuganira na nyirayo mubwira ntibiri kukuvugwaho nibi wareka ngakora inkuru kuri ibi bintu ukanyemerera wanyemera nkayikora wamakanira simbikore ntacyo biba bitwaye yego niko biba bimeze hanyuma Patiri tugana ku musozo ni iki wabwira abakunzi bawe muri iyi minsi nta nubwo uheruka gusohora indirimbo mutuze ejo bundi sinasohoye ikigabo kimwe nturi kukibona ikigabo kimwe uretse ko bari bayinsibishije ndi wayizi gusibishije se kandi mujama umwe indirimbo yaramukomerekeje umutima nsaba kuyisiba ariko nsanga indirimbo nayishoyeho amafaranga indirimbo ndayisiba ariko nsanga ndi guhomba ko nayo nayishoyeho amafaranga byibura se yari yakwishyuye wapi ese ni gute umuntu akubwira ngo usibye igihangano wishyuriye amafaranga nayo nayihayidinze yego mbo icyo nabwira abantu rero mfite indirimbo nshya ngiye gusohora muri iyi minsi ivuga ngo urabyumva ute tubwire indirimbo nziza cyane twakoreye amashusho yayo meza cyane yego tunabashimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri channel niyo Patrick Nganzo Rukundo Empire TV Ganza Iganze TV mwese Imana ibahe umugisha ariko wowe utarakora subscribe ukaburi kureba iki kiganiro ukabura umuntu ukunda ukuri tarya ruswa udaca hirya no ku ruhande kora subscribe dukomeze twibanire neza kandi nawe abantu bagira ubutiku n'ubutindirgasane cabayingasha Patiri rero reka tugushimire yes reka twizere yuko n'ubutaha tuzongera tukakubona tukagirana ikiganiro cyane ngewe mfite amakuru uretse ko mba nanze kuyasohora oye tugiye kujya dukorana ibiganiro byinshi cyane ariko atariho ivumbi ubu muraje mwumve n'ibindi hari n'ibindi mugiye kubona bigiye kuza hanze mbese ibyahishwe bimaze iminsi bihishwa hahishwe bigiye kujya hagaragara Patiri reka tugushimire rero nshimira abantu bakurikiye iki kiganiro ku ntangiriro y'ikiganiro ndetse tunagisoza we twatangiranye ikiganiro uruwa agaciro reka mbabwire ngo nimukomeze mukore subscribe kuri aya macano yose twari twabanye nayo mu kiganiro Imana iduhana umugisha ciao